ndakwini nakubajije ngo ujye gutegura uterura mu mupango wumve ko ugomba gutegura surprise yaka izo zari inshingano zari z'umugore wiwe cyangwa nawe umugore wiwe ni inshingano zanjye wowe nkande rero ngewe nkande nk'inshuti ya yaka wowe ushinzwe gutegura yaka surprise cyane umugore ugomba kuyitegura none se surprise hari ushinzwe kuyitegura hari n'utabishinzwe aho kujya umenya ko yaka twakundanye kandi nta nubwo twanganye turacyakundana. Yes, love is love, urukundo n'urukundo. Nubwo wenda nashatse ntabwo twatandukanye. C'est ça, love is love. Yes. Hello me people, Be Kind TV 2021. Be Kind, the first leading channel in Rwanda. Hello East African people, Uganda, Kampala, Kenya, Nairobi, Tanzania, Dar es Salaam. Ndabaza abafana bacu bari muri Zambia mwese turabakurikirana, turanabakunda cyane. Umunsi wa none rero ndi kumwe na Yaka Mwana the Queen, twaje kugana kuri ya scenario yabaye bushize ubwo mwaje kubona mubona kuri birthday ya Yaka. Ni twe tuzikora umunsi wa nyawe the Queen yamutegure birthday yako, havutse scenario zishi birori mwarebonye nta mavuye kongera kubinginga ngo mbibereke. Yaka, what's up? Say hi to people of Rwanda and people who loves you. So I'm very fine, so cool. The finance for Yaka Mwana call. So with the Queen, according to my wife Keza, so I think that is very better. Yeah, man. So they are my wives, so thank you very much. Yeah, man. Thank you for killing the buffalo. No, I cannot lie. That is from Super Sign Kigali. Thank you for killing the buffalo. No, what is the problem? What is the problem for me? So I have many wives, so the wives, so all of them. Yes. For Mwana, this is Mwana. So but the first lady for Yaka is Keza. Yes. Yeah. Then second office. So don't have any problem. Yaka, big up, bro. You're the best superstar in Rwanda. A superstar in Kigali. Yes. Yeah. Not in Kigali. Yeah. To the world. The world. That was one. Exactly. Don't laugh. Yeah. That is correct. He was minding that I'm doing what? My God. What the hell am I dealing with? The Queen, you're welcome on Be Kind TV. Thank you. They're not COVID. Don't laugh. No COVID here. At that time. Cyangwa ifite mani niyo mpamvu uri no kuza unyikora. Be people. Keza. Yes. No. The Queen, I love you and I'm gonna love you. I cannot let you. Nga ina koti kayote alinga kawo ya mwasimoko munene masipenza ya masoko penza kibuno moko ya munene yango mina kupenda sana saka mwa bizu sheri nanga umuntu utaze turi kuri Be Kind aza delivery Yaka. The Queen, how are you? I'm okay. You okay? Yaka. To bandibulo na dize olembino na duze etala balinga bakosine nasimatangwa zali yope bapesa n'abahanzi na Diamond yananiwe kubisubiramo. To bandibulo na dize olembino na duze etala balinga bakotine nasimatangwa zali yope bapesa talapesa na pesa mabizu. Uri kuvuga hano Keza ngo busy. Muhe. Genda so gonjeza basi nambara zabo zo guhora ongeze ngo cyakore iminwa yikubise ikirungo mana yanjye ikomi penza mu atterrissage forceko ugine yo penja kitoko tropisa nka akuyingo ageza abararukara
Na mungala uzangeraho uruka My people. Nonje kuba ikaze kuri BK TV. The year is 2021 ni wa mwaka murabisi tuguma kora cyane, tuguma kuba leading channel in Rwanda 2021. Tuguma kora cyane kurushaho amazina ni parfait kuri microphone. Inyuma ya kamera ndi kumwe na Francis the producer, umukameraman wenyine ukomeye mu Rwanda. Yakarero atangiye ama introduction ni izina ry'abantu umuntu utasetse. Ufite uri mukiriye wowe. Umuntu utasetse ibintu yagatubwiye kira cyongeza n'ikibaho yakawishimbogo zigera muri 80. ngai Wishingumbogo zigera muri 80. ntabwo mpiga ariko nishimbago nge ndahiga nge hari umutego se abanye ufite ngasare peti no star wao nyuze hose yakamwana mwana warumva manibo extraje ariko umwana kibana yo peti sagara nangate Reka ndishimye kongera kugutumira no kuri BK TV kandi wakoze kwitabira ubutumire bwanjye. The Queen wakoze kongera kwitabira ubutumire bwanjye. Amakuru Mr Queen. amakuru ni meza. Urasa neza cyane. Thank you cyane ni ibintu byacu. The Queen umeze ute? Amakuru y'iminsi ndabona refresher amafaranga ni yose. Meze fresh. Ego agafaranga kari kugenda kaza. Namwe murabibona ko meze fresh. Ariko none hano ndi kumwe n'icyamamare dore inkweto. By the way, ibyo bindekije. Me people, ndashaka murebe inkweto yakafite hano inkweto yakayizamure. Iyi keki sinzi amafaranga yayiguze. Kongs bro, hari ipana n'ishashe ngo twayimona nayikorana n'ikiganda bana n'agashenete yashize wemere kwakira Yesu nk'umukristo wawe nk'umwami n'umukiza. Okay, Jesus ndamwemera kubera ibikorwa yakoze. Ariko ntabwo mwemera ngo ni the band ngo yakubita abantu bose. Mwemera kubera ibikorwa yakoze. Mwemera nka Jetri se? Jetri ni umuntu wanjye kuko nanjye ndi Jetri. Nangwa se ndi acteur. Tuvuga ngo nago yakubita abantu bose. Yesu yankubita nge. Kwatinya corona. Ko mwari muri kuvuga ngo Yesu azaza muri covid se. Nubwo yanaza nukuza yambaye agapfukamunwa nk'abandi bose. Ko Yesu tureke ibya Yesu ni umuntu turutana umugabo twubaha twese ani n'umwana w'Imana tumwubahe. By the way inkweto yaguze amafaranga ngana iki? Mwemeze Yesu nshuti yanjye sinzamureka yangiriye neza sinzamureka Yesu tarakeba petit twebwe twarasenze ibyo kuza mubeshya hano. Okay, insengero zifunzwe. Zarafunzwe papa. Musengera muri Maranatha Igikondo. Usengera muri Maranatha Igikondo. Yes. Niho Yesu azadusanga se. Mbwira nanjye nze mwitegura. Jesus. Warizwa mu cyiciro se cyo ni izina ry'Imana ngewe yaka. Yes. Yesu ni mwavuze ngo zagaruka. Mu 2000 bari kuvuga ngo Yesu ari hafi. Yes. Turategereza reka da. Tugeze muri 20. Ubusazaza rya. Yesu yakwiteza ibibazo biri kuri iyi si. Abantu bari mu busambanyi, abantu bari kwica abandi, imbunda ziri kuraswa. Urumva Yesu yakwiteza ibibazo biri muri iyi si. Covid yamaze abantu. Urumva Yesu yagaruka. Keretse yibagiwe inkoni yakubise. Nubwo batinya no kwibabaza ubwo subwo nanjye ndi Yesu sinabanyije wabaye. Yesu ari mu people ya Canada Queen tureke ibya Yesu n'umwami ku giti kiwe. Inkweto yaguze amafaranga ngana iki? Okay, nawe urayibona iyi nkweto yaturutse mu Bubiligi. Umukobwa w'inshuti yanjye wayanyoherereje uba mu Bubiligi. Muvuga amazina yiwe kuko Banyarwanda muvuga ngo muraremera yakani mumugurira inkweto ntimumugurira ipana ntimugurira ishati ntimugurira telefone yakabaye bafite na telefone iciriritse. Inkweto no mu byondo. Kwa kundi nkunda kwiyanduza nambaye twa bodaboda. Iyi cyaca no kujya mvuyangira ibyondo byose. Muvuga izina Abanyarwanda mumenye umuntu wakuguriye inkweto. Ese ko washyushye nkaho ari wowe ushaka bamwita natamuvuga namwitira izina ryanjye yitwa Yakamwana Solange
Solange no kuri wanje unyumvire wa mugore waje azazanye agatera da Queen nombaza ngo ibiki abo basoranje nabande paka bazamuzanira na za gatusha na za mburugu ngo ni da Queen unyumvire hano nese umuntu ariko da Queen nawe uriye nkiyumvugira umugore wanjye keza none indege keza se bisaba iki ngafite indege se njya gusambana muri Leta Zunze Ubumwe nese urumva ari ibintu byatari wanaharenga najya hakurya y'isi fo inyuma y'isi ni nyuma y'isi ni kure. alright tugaruke rero mumbwire iriya sinari ijya kuba ya birthday da Queen wenge guheraho byakujemo gute kugira ngo utegereze ko wakorera ya ka surprise umuntu ufite umugore wiwe umuntu wakoze ubukwe umuntu bazi ko abanyarwanda bose muri rusange n'abafana be bazi ko afite umugore wowe ujya gutegurira surprise rero wateguye iki kwari gutwika cyangwa hari akantu kari hagati yawe n'ayanjye n'urukundo kandi ndamukunda nawe arankunda numubaze byinshi you are journalist this is my girlfriend Trisha then Keza who is she she's my wife and the Queen my girlfriend so who am was a girlfriend na my wife ego the Queen nyibwira ikibazo nari ngwajirata mustari ni umugore ukagira n'undi musheri ku ruhande the Queen yatanyibwire muri make ujya gutegura biriya bintu wari uzi ko umugore we nta ngaruka bizakugiraho cyangwa azazaga ngo guteze izindi ngaruka babyita ingaruka mu Kinyarwanda wumvaga bitazakubaho cyangwa wumvaga wowe kuri we ntacyo bikubwiye nge nta kintu bimbwiye ni ibintu birize kuba nafetera yakase ni umushuti wanjye ni inshuti yanjye ikomeye cyane kuba namufetera nabiri ariko wa munyamakuru hari n'abandi bakobwa batereta abagabo bafite ingo bubatse ntabwo uyu nguyu rero wamugira ikibazo niba yarankubise ka surprise no kubera ko nkunda ntabwo bivuze ko ngiye mwanga so that is surprise kandi umugore wanjye nta kibazo dufitanye rimwe nawe se we n'umwana bigana kurabiza umugore wanjye ni umunyeshuri hagize umwana bigana umukora ka surprise byambabaza ngewe so ni ka surprise ka sheri ku Rwanda sheri wanjye wo mu kwentari yaka hari ikintu nabajije ariko ari wowe ari da Queen mu Kinyarwanda ku Rwanda ntabwo mu gisubizo nk'uko abanyarwanda bava mwakugumye kugisubiza kuba abanyamakuru kenshi turi ijisho ry'abanyarwanda nzizorera amatwi yabo da Queen nakubajije ngo ujya gutegura uterura mu mupango wumve ko ugomba gutegura surprise yaka izo zari inshingano zashya zari z'umugore wiwe cyangwa nawe uri umugore wiwe ni inshingano zanjye wowe nkande rero ngewe nkande nk'inshuti ya yaka wowe ushinzwe gutegura yaka surprise cyane umugore ugomba kuyitegura none se surprise hari ushinzwe kuyitegura hari n'utabishinzwe ariko ujya umenya ko yaka twakundanye kandi nta nubwo twanganye na n'ubu turacyakundana yes love is love urukundo n'urukundo nubwo wenda nashatse ntabwo twatandukanye c'est ça love is love none se ntabwo ubona ko ugomba guheza agaciro umugore wiwe kugira ngo ujye gutegura surprise umugabo we ku ruhande atabizi ko se wa munyamakuru we ko numva wayagaye cyangwa ko numva da Queen ikibazo ntago ari umunyamakuru kuyagara cyangwa ntago ari undi muntu wari wese kuyagaranya nibaje ikibazo abanyarwanda n'undi wari wese yakwibaza mutwe cyangwa uri kubariza Keza ndabariza abanyarwanda oya muri rusange ushaka kubariza kanze ngufashe ushatse kuvuga yuko umugabo ufite urugo rwe umukobwa bakundana atamukora ka surprise ka anniversaire kandi umugore we akabyakira ntibibaho ntabwo birabaho nubwo bitabaho ariko ça peut exister dans la vie c'est ça kutanushi igifaransa ça peut exister dans la vie nubwo bitaraba ariko bishobora kubaho twabikorera ku ruhande n'umugore ntabimenye ariko ni ibintu byagiye kuri kamera yaka byanyuze kuri kamera byanyuze kuri kamera ariko umugore wanjye yarabyakiye nuse ko tutararanye what is the problem ka surprise tukishimana tugasiribura kibazo niki what is the question
Yakarira joro byagenze bite? Mwararwanye? Mwarashwanye gusa? Mwarararanye? ahubwo wowe nk'umunyamakuru kujya kure wari kubaza se akimara kunkorera ka surprise iryo joro byagenze bite? Tubwire mbabwire iki se? ko byagenze. Gahunda zarakomeje, abantu baranywa turarya, abantu barabyina, sheri twari turi kumwe. Ibyabaye rero ntabwo ari ngombwa ko mbivugira hano, so uzi ubwenge utazi ubwenge urakoze cyane. Go ahead. Yaka rero ndashaka kutuganiza muri make. Ufite umugore w'isezerano, Yaka tozi n'umusilamu, yakayemera gutunga abagore barenga babiri, bimeze bite? Kibiterwa n'icyo batungisha no gutaba umusilamu. Ushobora gusigira umugore wanjye 500, ngafite ibindi 500, nkajya muri hoteli, nkarara muri logi, abwira madamu wanjye ko naraye hehe muri stade. Misesi ko Ndakwiri kusatse. Shasha nanjye akaba mfite udushya ibaze nanjye ngo muri stade. None se stade umunsi yarangiye uzavuga ko noneho bafata baraye. ahubwo bivuga ngo stade umunsi yarangiye, ahubwo corona nirangira uzavuga ko bagufatiye hete. Nyenjera kugura umugore wanjye ko naraye muri stade, kandi naraye kwa Dakwini, kandi Kaburamo neje rero ubu hagiye gushya aho duhurira. neza ubu ngenshara kuza njyewe nisindiye kuringa kuri phone, haza nyirariri wawe madamu yambaza ngo waraye, nkambwira randaje muri stade ngo nujye kubaza na leta. Namaze kubwira umuntu tuvuge ko baturaje hamwe, kadusanga mu kabari. Bakuraje hamwe we adusanze mu kabari mu gitondo, nkambwira sheri ubwo baturekura ndi kumwe n'amani twarayemo rwose, akabyakira. So dufite imitwe myinshi dushobora kubeshya abagore nkatwe, abantu dufite umutwe ufunguye. Tuantureka ibyo byo kugira abagore bafite imitwe ifunguye n'abantu bashobora kubeshya. Iki cyanze nyumunsi hano kwa kugira ngo tugane kuri iriya birthday yabaye, cyari gikorwa n'abanyarwanda n'icyabashimishije bamwe. By the way, hari abagiye bakomentinga ngo Yaka umugore bamufata nabi, Yaka ntago biri wakoze ari byiza. Nicyo babwira abantu bagiye bagutera amayo mu comment bavuga ngo guca inyuma si byiza kandi keza gukunda. Gira icyo ubwira abanyarwanda bagiye bwaye amagambo yose. Okay, abanyarwanda rero ngewe ntago najya ku ruhande. Keza n'umugore wanjye, ariko Dakwini nawe ndamukunda. So abafite commentaire zo gushaka kunyinjira rero, moto na ndengi naye. Oya wababwiye se umva arata bafite ikibazo wababwira bakarambika umutwe kuri sima bigashira. Cyabakoga mu maso n'amazi. Oya hari n'abanyamerika bahora babimbaza, ariko se Yaka Keza n'umugore wawe koko? So Keza ubukwe barabubonye, ntabwo ari ubukwe bwa hano mu kayira k'amafuti, ni ubukwe bwagaragaye. Muri yumva koko rero ukuntu ari kubivuga wanamfashe bivuge wandekuye ngo nyine ngo ni ubukwe. Ariko mana yanjye we genda yakasha kuba umusitari ni byiza. Ubu iyo nkomeza kuba mu cyaro nari kuzahura n'aya mabebi. Yaka ninde muntu wumva ukumbuye mu cyaro kiwanya aho wari utuye? Sha mu cyaro iwacu ndahakumbuye, ariko kuva lockdown batararekura mu ntara, nibereye i Kigali kandi ndaryoshye, ndi umusitari, ndya amafaranga ya buri munsi. Nta muntu iwanyu mu cyaro agamagara ngo Yaka wadoye ku mafaranga, ko wabaye umusitari ufite amafaranga, ubushize wabonye miliyoni, wabonye award. Nta muntu iwanyu agamagara ngo Yaka udoye ku mafaranga? Ntabwo bari bampamagara ko telefone yanjye hari indamerutse kurana na irayinyiba. Ndabizi ngiye nkunda amabisi, ngiye ndakugenda mu mabisi. Keza yarangiza mujye munyumvira, Keza yarangiza ngo Dakwini ngo urabona yashyushye yatokombe. Ngaho munyumvire nuko mwese nzagende muri kwasiteri, ngomba kugenda mu mabisi, ntabwo mvuze amabici, amabisi. Urabona zira zatwegerane za kera, twegerane munyegere nyine bakwegera muganira kobwa umwe hano undi hano. Akubundi Yaka ko numva bavuga ngo ubundi umugabo undi bavuga ngo ni imfizi y'akarere, ariko ndumva
uri imfizi y'isi cyangwa imfizi y'akagari. oya uri iy'isi ahubwo. Ariko Dakwini uvuga ngo imfizi ntikumirwa. Warabeze ngende uwo mugogwe mwana. Imfizi ntikumirwa ndagapfira runyuma. Dakwini natanyibwirire ujya gukora kira gitekerezo ntabwo wigeze utekereza ko Keza wenda yazateza ingarakaza bikaba ibindi binakabavuga izindi saga. Ntabwo ibyo bindeba mani none si ibyo birandeba ngewe iyo mpanze ibintu ntabwo ngiye ngomba gupanga ibintu byanjye kuko Keza hari nese mbipanga ngabimenye nkandi. Ngaho Dakwini mutubwize ukuri. Yaka niki kuri we n'umugabo ni inshuti n'umuvandimwe umwita iki kuri we? None se urabona atari umugabo Ko nta meta yawe se yambaye. umugore Ubonye ndi sugabo. ni umugabo. Ubonye ndi sugabo. Uri umugabo Yaka. None se urabona atari umugabo urabona ari Uri umugore. kubona hari ingutiya nambaye se? Abanyamakuru barasaze birirwa babaza ubusadi. Nyumvira we Nyare n'umukundo Yaka ngiye nukaza uvuga izo ndaya zose ngo nurangiza uzu cyangwa ubuziko ubona ngiye hano ndi guseka nishimye. Dakwini bebe sukaringana lingaka yonge gukora indirimbo. Ngewe isoki nkubitira umuziki. Dakwini shari kitoko ngana lingaka yo. Yaka banzira ko ibyo by'indirimbo Yaka utarira joro iwawe byari bimeze bite? Kwa mu rugo rwawe na Keza ko ndabizira joro twavuye itanye na Keza umukurikiye kuri moto byagenze bite? Aratashye ararakara sinzi aho yari yakuye amakuru ko Dakwini yankoresheje pati ararakara ndakarira ariko byarangiye n'ubundi n'uwanjye nta kundi byagenda. Niba Dakwini yarankoreye surprise is the surprise. So I think that there is no problem. It's problem kubona umuntu agukoreshereza ka pati sheri wawe utabizi. It's very great problem. I think that it will be better after nyine iminsi izagenda ikomeza kandi numva ko Dakwini ntabwo namwanga arankunda. Keza we n'umugore wanjye bisezerano ako Dakwini she is my girlfriend wo ku ruhande wo mu kwenta. Esa nuko tubasanze buri cyane filime nk'ushize nko byagenze. Ubu kuki mufatirana umwanya Keza dahari kuki mudakora ibintu Keza hari? Ako se abanyamakuru kuki mubaza cyane none se nimba twaje mu kazi nabwo tujye no mu kazi tumuhamagare se wowe wajya guca umugore wawe nyuma ukamuhamagara ko abanyamakuru n'abasazi. N'umugore wanjye namuciye inyuma ni ngombwa ngo njye guhamagara abimenye. Ntabwo wahamagara Yaka kugira ngo ujye kumubwira abanyamakuru ndabayebewe n'ubugambo bwa. Ubu wasanga abana mugejejeho ko hano ko turi mu kiganiro. For doing what? Adi. Uzamasi kitoko. Ngana hara mataye na ruko na size. Sha. Naseka. Reka nkubaza. Ngana kei ko na ubete so sakana ngali susu. Kamba ngana ukunadi. Yaka, ngino dusoze basi. Dakwini wakoze kutwakira kuri BKN TV. Mwakoze namwe kumbaza ibintu. Kazi keza rero. Kazi keza. Kuko wanyweye muri mode. BKN twari dusanze Dakwini bari mu kazi barimo shootinga agakomedi kabo gusa naje kwifuza kuganira nabo menye bya bintu byabaye byagenze bite havutse ikintu iki cyabyanduje. Nubwo nta busobanuro bahagije baduhaye ko tubasha at least gusogongera kuri bimwe mu byabaye nyuma yaho. So mukomeze mukore subscribe kuri BKN TV, mukore share, subscribe, everything people. We love you people, East Africa, large Africa, large African people, black color. Love people, love my country. For God's sake, Imani Barinde, cameraman Ali Francis, amazina ali perfect.